Yes, tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose twizere ko mumeze neza cyane kandi ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane. By'umwihariko wowe wamaze kuba wakanda subscribe uri w'agaciro, nawe utarakanda subscribe rwose ibi ngibi nzabikubwira buri munsi rwose. Kanda subscribe amakuru yizewe bajya kugeraho ku gihe, ibintu bimeze neza cyane rwose nkuko kugeza aka kanya. Kanda subscribe noneho ajya kugeraho buri kanya, ibintu bishobora kugenda bimera neza cyane kuko zandani hano ziba zimanuka ya makuru y'imbere muri EP bahitanye mukandagira, ndetse no mu bakinnyi wenda bafite aho bahuriye nayo, yaba abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda bafite aho bahuriye na APR, bose naho tugenda tureba se bimeze bite mu cyo bita zandani zacu rwose, naho barimo ibintu bimeze neza cyane, ibintu bigenda bimeze neza cyane. Uyu munsi wakwibaza ngo bimeze bite se, tugiye kuganira kuri bande, tugiye kuganira ku biki byose mba nabiguteguriye neza cyane kugira ngo bikugereho bikunogeye. Banyita Kwizera, bahaye ikaze aho muherereye hose, mureke twinjire mu cyo bita zandani, mu yo bita APR. Ariko turabanza duhere ku musore w'umunyarwanda, umwe mu basore bavuye mu ikipe ya APR rwose badakina imikino myinshi ariko bayimazemo igihe kinini, bamwita Nshuti Innocent rutahizamu w'abanyarwanda rwose. Kuri ubu ngubu ari mu byishimo nyuma y'uko ari kwitwara neza muri Tunisia, umutaramu rwose kuva muri shampiyona ya Amerika mu cyiciro cya gatatu, araza yerekeza muri Afurika, agaruka muri Afurika rwose yerekeza muri shampiyona ya Tunisia, ari kwitwara neza. Uyu mutaramu nabonye ameze neza ku munsi w'ejo. Uyu mutaramu bamwita Nshuti Innocent, umwe mu bakinnyi u Rwanda rufite bakina kuri nimero 9, kuko murabizi imwe mu myanya ikipe y'igihugu y'Amavubi rwose ifiteho ibibazo ni kuri atake rwose. Ubona ko uwo dufite n'uwo bita Nshuti Innocent rwose, cyangwa se Nshuti Innocent rwose, ubona ko ari we tugenderaho kugira ngo turebe uburyo ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane. Bamwita Nshuti Innocent rwose. Ku munsi w'ejo nabonaga ari mu byishimo na ekipe nyuma y'uko mu mikino ya pre-season ye ya mbere rwose atangiye kugenda atanga icyo bita assist nziza rwose. Amaze gutanga assist zirenga 3, nta gitego, ariko abafana bayo rwose bari kumwishimira, bari kuvuga bati uyu mukinnyi azagira byinshi atugezaho rwose, icyo bita assist rwose. Ahubwo abantu bakavuga bati rutahizamu utanga assist we si ibindi bimeze bite, abantu bakagenda babyibazaho bakavuga bati rutahizamu utanga assist nta mimine mu izamu bimeze bite. Nubwo assist ari inzira igana ku gitego, ariko wagakwiriye kuba abazwa ibyo bitego n'uwo nguwo rwose uri gutanga icyo bita assist. Kandi nta shampiyona n'imwe ndumva bahembye umuntu watanze assist nyinshi, hose bahemba abatsinze ibitego byinshi, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Indi nkuru isa nkaho ifite ihuriye na APR, ibwo ifite ihuriye na APR nta nubwo isa nkaho uyu mutara bamwita super manager kuva mu ikipe ya Visio, yamanutse mu cyiciro cya kabiri, rero umuvugizi wa Visio bamwita super manager. Ayo ni umuhanzi, ni umumanager, ni umuririmbyi, ni umubyinnyi, ni ibintu byinshi rwose. Super manager ni byose rwose, ubona ko agenda yigaragaza mu buryo bumwe na bumwe. Avuye mu ikipe ya Visio aje kuvugira iyo bita Nyamukandagira, bamwita super wa super, aje mu yo bita APR rwose kugira ngo arebe uburyo ibintu bimeze neza cyane mu yo bita APR. Uyu niwe muvugizi mushya w'abafana b'ikipe ya APR. Ibyo bya Jangwani ndetse na bandi bagiye batandukanye mwagiye mwumva rwose, ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwabifashe bucishamo ikaramu itukura rwose, baravuga bati uyu mutara mu bita super manager rwose niwe muvugizi w'abafana b'ikipe ya APR ku buryo buhoraho ndetse unabihemberwa. Ntago ari nka buriya Jangwani we nta nubwo wenda byariwe ibyo kuvuga ngo, usibye ko nawe nabonaga yaratangiye kugenda amera nkaho azamura icyo bita intugu, ariko ntago ubundi yari umuntu usanzwe ko nta mushahara wagenwe wa buri kwezi yari afite muri APR. Byari ugukunda ekipe gusa rwose. Ubona ko bita super manager ari umwe mu baje noneho bazanye icyo bita impinduka, agiye kujya bihemberwa, ni umurimo, ni umwanya uhemberwa rwose muri APR. Uwo bita super manager ubwo ni ukumuha ikaze, muha ikaze mu bita APR rwose, murebe wenda ko ibintu yazabikora neza, akaba yavugira ikipe ya APR, ibintu bikarushaho kugenda bimera neza cyane. Ubwo naze atwibagizo bita Jangwani rwose, naze yunge murye turebe ko yahangana n'uwo bita Wasiri. Ubwo tujye kureba ihangana rya Wasiri ndetse n'uwo bita super manager, turebe uko ibintu bigomba kugenda birangira hagati y'abataramu bombi. Ubwo twiteguye intambara y'uwo bita super manager ndetse n'uwo bita Wasiri. Ubwo tuzareba ngo bimeze bite, kuko ubu ngubu hariho guhangana hagati ya Jangwani ndetse n'uwo bita Wasiri. Ubu ngubu Jangwani uwo mwanya yagiye
yagiye awuvaho, yaragiye ahita anawuvaho rwose, aho ubu ngubu bari gukurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye byo kunyereza umutungo muri APR. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwahise bunafata umwanzuro wo kuba bashaka umukozi w'uwo mwanya, noneho bihora bagareka abo ngabo rwose kugira ngo barebe uburyo bakomeza kubaka ekipe, inzego za ekipe zose zuzuye zimeze neza cyane, kuko n'ikipe ishaka kuba ekipe ikomeye rwose ibigomba kuba ifite byose bigira ekipe ikomeye. Ubwo super manager mumuhe ikaze muri comment rwose, uwo bita super manager mumuhe ikaze muri comment, turebe ko wenda ibintu byarushaho kugenda bimera neza cyane, ibintu byarushaho kugenda bimera neza. Mu bita EP bahitanya mukandagira mu kibuga kikasa imituta, abafana be bavuze bati rwose uwo bita super manager muri viziyo ntago twigeze tumwumva, ntago tuzi wenda urwego rwe rw'imivugire bimeze bite, tumuzi aririmba ntago tumuzi avugira ama ekipe, ariko wenda reka twizere ko viziyo wayivugaho iki su viziyo. Hari abavugizi b'ama ekipe utarenganye, nk'umuvugizi wa Gasogi ntago wamurenganya, nk'umuvugizi wa Gorilla ntago wamurenganya, nk'umuvugizi w'izo za AS Kigali, za polisi, ayo makipe atari y'ibikombe, atari y'abafana rwose, gushyiraho umuvugizi yajya atajyaho rwose ubona ko ntacyo biba bimaze cyane ku bafana, kuko nta nyine ukuvugira ekipe nyine mu gihe itangazamakuru rimushaka nyine ibintu nk'ibyo ngibyo rwose ukabona ko. Ubwo ndi kuvuga abavugizi b'abafana, ntabwo ndi kuvuga umuvugizi wa ekipe, ndi kuvuga uw'abafana. Nk'izo za viziyo usanga nta bafana, za Gasogi ziba ziri aho ngaho zigwirirana, ziri aho ngaho, za Rutsiro rwose ayo makipe nyine aba ari ahagwirirana, ariko nta audience nini baba bafite, niyo mpamvu usanga batagenda bamenyekana. Ubwo APR imushyize ku itara uwo bita super manager, wabazaniye umukinnyi bita Mamadusi, ubuyobozi bushobora kuba buri kumuhemba buvuga buti watuzaniye umukinnyi mwiza rwose. Uwo bita super manager ndetse n'uwo bita Mamadusi bameze neza cyane mu ikipe ya APR, ubona ko bari kugenda bashyira ibintu ku murongo. Uyu mutaramu ukina muri shampiyona ya Uganda ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Uganda bamwita Alan Okero. Hari za ndani mfite z'uko uyu mutaramu ari mu biganiro n'ikipe ya APR, nyuma y'uko ikipe ya APR imaze kuba yareba urwego rwa bamwe mu bakinnyi yagiye isinyisha rwose, ngiri kureba igasanga hari imyanya imwe n'imwe rwose izaba ari ibyambu cyangwa se ari ibihanga rwose, ubona ko hakwiriye kongerwamo akagufu rwose. Barakubwira bati hari abagande nabonye banyandikira kuri page yanjye ya Facebook rwose itangazamakuru ya APR, gusa nabonye banyandikira bavuga bati rwose ibitangazamakuru bya hano mu gihugu cya Uganda byasaze byasizoye rwose, biri kuvuga buti mu buryo bw'ibanga ikipe ya APR ndetse ni APR na Zamalek ngo ziri mu biganiro n'uyu mutaramu bita Alan Okero, nyuma yo kwitwara neza mu ikipe y'igihugu ya Uganda, atsinda ibitego bigiye bitandukanye ndetse atanga na assist rwose, ngo ama ekipe ngarimo APR yo mu Rwanda ndetse na Zamalek yazatangiye kugenda zireba uburyo uyu mutaramu ngo zamugeraho. Sinzi ngo bimeze bite, na umutaramu nabajije nashatse kuba nagenda nta icyo bita zandani kugira ngo mbaye zandani zuzuye, yamubwiye ko rwose nawe ari kumva rwose ngo mu gihugu cya Uganda arizo nkuru ziriho rwose, kandi ngo bimwe mu bimenyetso ngo ibitangazamakuru byara mu gihugu cya Uganda barabifite. Email za APR rwose bandikira umutaramu bita Alan Okero. Ubwo no kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba uburyo bigomba kugenda birangira, wenda nibidushobokera cyangwa se nibaza kuba bagenda badusangiza kuri ayo makuru, ndaza kuba icyo bita fact cyangwa se ibimenyetso mbereke icyo bita zandani muri APR rwose tuba tuzifite tuziryamyeho neza cyane, ibintu bimeze neza cyane. Mushobora kuba mwaribajije ngo ese ni iki gitumye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba umuyobozi w'ikirenga wa APR CDS General Mubaraka Muganga, ni iki gitumye avuga ko APR itombeye neza, piramide ntabwo bibateye, kandi abantu babona ikipe ya APR abakinnyi ifite bari gukina na Gorilla ntibabone igitego, bari gukina na za Gasogi ukabona ntago bari gutanga icyo bita itandukaniro, ukabona bari gukina na za n'amakipe menshi yagiye atandukanye nari aho ngaho, ukabona ntago bari gukora icyo bita itandukaniro remereye uburyo bavuga ngo barajya kuri match ya piramide bameze neza. Ariko hari kimwe mu cyo ubuyobozi bwizeye, ikintu kijyanye n'abakinnyi bashya. Mushobora kubona ibintu nibigenda neza cyane ikipe ya APR ngo ibiganiro ntibize kugorana hagati ya APR n'uyu musore bita Alan Okero, muramubona i Nyarugenge. APR ngo yiteguye kuba yagura n'amasezerano ye, ariko ekipe ye ngo imuryamyeho cyane. Baravuga bati rwose uyu mukinnyi nyuma yuko ari kwitwara neza mu ikipe y'igihugu ntago twahita tumugurisha, keretse ubwaje icyo bita
ekipe iri gutanga icyo bita ibya mirenge, bya bindi rwose bikura bishobora gushyigura ikipe akaba yamusezerera cyangwa se akaba yamurekura rwose kugira ngo arebe uburyo wenda yakerekeza ahandi, ko barakubwira bati rwose ku mafaranga ari aho ngaho ikipe yose yashaka uyu mutaramu twayihenda. Ayo niyo makuru rwose ngo ibitangazamakuru byari nabyo biri kugenda bifata, bari kuvuga bati kuba wazana miliyoni 40 ko arizo akwiriye, twe turabibona ko arizo akwiriye, ariko dushingiye ku mibare ye ndetse n'uburyo ari kwitwara ntabwo twakemera izo miliyoni rwose, ntabwo twaba twarikura uyu mutaramu bamwita Arani Okero, nimero 21 mu ikipe y'igihugu ya Uganda, ndetse mu ikipe ya Vipers rwose yambara nimero 10, aba ameze neza cyane, abagenda nk'isasu rwose, ubona ko ari umwe mu basore bakomeje kugenda bigaragaza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abakinnyi uyu mutaramu muri kubona wundi ni umwe mu bakinnyi bari gukina imikino ikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika iri kubera mu gihugu cya Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Uyu mutaramu muri kubona akina muri shampiyona mutaramu ko ari ibindi bindira ya Congo Brazzaville, afite imyaka 24. Uyu nguyu nawe ngashobora kuba ari mu biganiro n'ikipe ya APR Congo, we ngo bishoboka ko ikipe ya APR ishobora kuzamusinyisha cyangwa se ikazamwinjiza muri APR mu kwezi kwa mbere. Izo zandani zo ntabwo ndazigeraho neza, ntabwo nazirambura ngo mbahe icyo bita idonido, kuko icyo bita fact cyangwa se ibimenyetso cyangwa se amakuru menshi ntacyo mbifiteho. Niyo mpamvu ngiye kubanza kugenda nkabikurikirana kugira ngo wenda nze kubihera icyo bita full package rwose, mbahe icyo bita amakuru yuzuye, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Ubwo icyo nababwira ni ukubabwira ngo dusubire ku isaha saa 11 mbihera icyo bita zandani kuri uyu mutaramu ugiye kwerekeza mu ikipe ya APR. Bivugwa ko ashobora kuba yakerekezamo mu kwezi kwa mbere, nkuko muzi basinyishije umutaramu bita Ronald Sekiganda mu kwezi kwa mbere, ariko bakamuzana muri ku kwezi kwa gatandatu. Ikipe ya APR none yashaka gusinyisha umutaramu mu kwezi kwa gatandatu ikazamwongeramo mu kwezi kwa mbere kugira ngo barebe uburyo bimeze, kuko n'umwe mu bakinnyi bari kwitwara neza ngo barashaka kugura amasezerano ye. Asigaje umwaka umwe kandi ikipe ya APR iramwifuza, iyo kipe irashaka kumwongerera amasezerano. Urumva ko rero ikipe ya APR imufatiranya atarongera amasezerano byaba ari ibintu byiza cyane. Ndabashimiye, dusubire kuri iyo saha.